cyane abantu bamuzi baramuzi. Annette kuri muva kuri stade musohoka mukaza muko Dani Vumbi aravuga ati atagira wishyura akabatamo yawe wowe ukagira ngo wenda ni wowe akaza kucara Rwanda no kuganiriza no gusigira isakoshi bakagira ngo ni wowe uri kuri vola niko ameze ushobora kumwibeshya wenyine ko yagiyemo. Annette rero kuntu yimereye nge muzi kera nkiga segonderi ko Annette bra yakoze kuri contact kera cyane. Urumva icyo gihe niwe umuntu yatangiye gukora wiga akurusha experience akurusha umujyi. Annette hari ukuntu nyine personality yo kuntu yimereye ni umuntu nyine udashaka ntabwo nyine yijandika mu bintu musanga wenda ari mu kigare cy'abantu kwa usanga mukora nk'ahantu mu kibuga sanga nk'abakobwa wenda muraganira mu mutera story nyine nyinshi. Oya kuko iwe yazaga twe dutashye twasuzaga saa 7 bakabaje gutegura ikiganiro cya saa 12 n'igice kukamenyekana nuko nyine bari bahishe niko kwamenyekana neza urumva atabarabuye aho bakurikiye nibereye Nyabinoni ndabemera sana musabye Imana Emmanuel Saddam kuri kogeza wenyine ikibazo cyo ni kiye wowe ushinzwe abakozi bisango wowe gahunda nagaruzi panga bro twubahane muri 2024 Nyabinoni ndabemera sana musabye Imana Emmanuel Saddam kuri kogeza wenyine ikibazo cyo ni kiye wowe ushinzwe abakozi bisango wowe yaravuze mbakurikiye nibereye Nyabinoni ndabemera sana musabye Imana Emmanuel Saddam kuri kogeza wenyine. Ikangusuze cyane wifuriza ibihe byiza kugubwa neza cyane niba ukunda Iris TV n'iby'agaciro kuba tugufite ndetse tunatumira n'abandi kuza mu muryango mugari wa Iris TV ndizera kari fresh ndi kumwe na Saddam Mukude reka mwakire bwa mbere kuri Iris TV. Saddam umeze utese? Imeze neza cyane. Ese ko mbona wihebye? Ni wapi? Nta muntu uheba kuwa gatanu bro. Ntabwo nihebye ngiye mbari tari cyane. Ntabwo umenya aho rivuye. Riza nk'amano. Ntabwo umenya aho rivuye ujya kubona ukabona rikwituye kwa gatanu ugize chance ugategana n'umuseriveri babyakemutse byarangiye umunsi warangiye umeze Paul nta kibazo mwaraye mutsinzwe bande ako natsinzwe vuga ngo twaraye dutsinzwe cyetse niba uri umunya Singapore cyaho se Sada amavubi tuzabigenza dute uri mu gisata n'ubundi cy'imikino numwe mu bagabo bakora sport tugiye kugenda tuganira tunyuzamo ariko tunatebya. Ivubi urabona risabwe iki kugira ngo ritere imbere? Bra rero nta gihugu ku isi tuzi gikomeye mu mupira badafite umushinga bakoze. Kuko uyu munsi ntabwo rega wasarura amashu ahantu wateye dodo. Biriya byabaye dukina na Libya nibira nibi byacu nyine biriya. Nibira nivyo dukwiye. We deserve to lose, yes. Kubera iki se? Kubera ko yurebye nk'uburyo dutegura ikipe zikina ntago bifite ahantu biva. Kuko reka nk'urugero Covid ni yatangiye 2019. Reka turebe nk'abakinyi bakinye na Benin yakiragiye cyangwa reka dufata abakinye na Cape Verde. Uribuka kiragiye Benin dutera forufura byibuka cyangwa twere kujya kure reka dufatire vuba vuba ngaha dufate Benin dutera forufura muri badushaka qualification ya kani yirangiye yego iya twawe na Côte d'Ivoire. Uribuka abakinyi babanzaga Amahoro Neri kapiteni kiragiye ntago mbibuka. Dufate jibuza abakinyi na Cape Verde basi hari harimo Haruna niyo nzima hari harimo ari niyo nzima hari harimo Rag harimo Yannick harimo Kwizera Olivier harimo Rwatubyaye harimo Salomo bari he ni nyuma y'imyaka 2 nta n'umurimo kandi baracyakina football barakina. Bivuze ngo rero iyo ushobora kuba uvuga ngo ufite ikipe dufate nk'urugero wenda nk'iki gihugu gikomeye mu mupira subu nk'iki nuko ibihugu byose byagiye bihindura bagiye bakora ama era barahindura bose ubona ko bari kuzamura amakipe ari jeune. Reka dufate nka igihugu kiri gukina abakinyi bakuru se niki reka dufate nka Denmark yego Eriksen afite imyaka 34 gutyo n'itanu arakina arakina fata Luka Modric
fata igihe umuza akina muri equipe nationale nano barakina kandi agatanga umusaruro twebwe rero ibintu byacu bimeze nka hit Amavubi ameze nka hit nyine kwa kundi indirimbo iza abantu bakayibyina ikavaho ikahita yibagirana hagahita haza indi hano rero n'indirimbo iza igahita igongana n'indi yirusha imbaraga igahita ivaho kuko ntabwo wabwira umuntu ukuntu abantu bakinaga mu myaka 2 ishize bashaje nabo bari kuza bakinyejo ngo haideza bazaba baragiye nabo watsinda ndetse umeze gutyo niba Croatia ikina Coupe du Monde ikagera finale 2018 Toni Kroos akomeza Luka Modric agakina Toni Kroos yagejeje ubundi nyuma ya Euro none bakabakirimo kandi n'aba Perisic babasaza bandi bati bo kuruta baracyakina mwebwe nuko mufite abakinyi benshi se barenze ni ntago bibaho turi igihugu gifite 13 n'ibice ibaroro riheruka ariko nka Uganda bazazana hari Daucho akina imyaka n'imyaniko agira 32 Tanzania Samantha zakina aruhe kandi atanga umusaruro bazaba bafite Himidimao agenda akina na Muhire Kevin mu kiciro cya kabiri mu Misiri ave yari umujene umusaza akomeza adelivering ruvuga ngo ibintu byacu ntago bifite ahantu bituruka umwana aravuka akarangiza secondaire tuvuge wenda mu Ruhango akabikubise muri Marine bakina na Ria Kayitera igitego direct APR Amavubi nsigura umva byishoboka ubu wafata umwana wageze match bino byo muri secondaire yego ugahita umubwira ngo ngwino wenda usimbure mukude ngwino ngo oya nako tubireke ngo nuko ngavuga nka Ndahiro ngo uyu mwana ngafite tara ngo yasimbura Ndahiro ngo uhita umuterera umutereke kuri BTN reka ntabwo bishoboka niba uyu munsi urugero kugira ngo reko ibintu nyine byacu nyine bimeze nk'akavuyo bimeze nka hit y'indirimbo njye ngira nk'indirimbo 2011 twagiye mu gikombe cy'isi under 17 muri Mexique yego ruvuga ngo umuntu wakinye mu gikombe cy'icyo gihe tuvuga niba yarafite 16 hashize imyaka ingahe 7 13 ni 2000 na kangahe 11 hashize 13 ruvuga ngo dufata wagize 17 bavuyeyo ubugafite imyaka ngo 30 abantu bakinye igikombe cy'isi bose mubwira abasigaye ni Zidane wa Police ntahamagara mu Mavubi kuko nta mbaraga afite agaragara nk'umusaza bazabwira ngo arashaje Nemeri Bayisenge ni Gasogi mukuye ku bushomeri bwari bumurangije undi usigaye ni n'umuntu wamagaye Kensi na undi usigaye ubaze kuri 30 Antonio Rudiga bakinanaga wari uri icyo gihe arakina muri Real simvuze wenda Revo akinaho imbaraga afite donc uburyo umubona abafata baharandika kandi nta kibazo afite ariko harandashituye ntago Zidane yamukurikira nukwiruka bisanzwe mu murima pana bango mu kibuga yego ntabwo yamukurikira bango mu bakinyi 30 dusigaranya abakinyi babiri bonyine ari bo Rutanga numva yarariye Rutanga yagiye yaravunitse barabati ko uri muri campaign ka tugutware nawe uherekeza abandi kumbago yego donc mugabo nibo dusigaranye mu kibuga nese ubwo urumva ibyo bintu bisobanutse ntago bisobanutse barayimustering bariyo ngira ngo uvuze Zuma yabaye ndumva yari MVP icyo gihe ari mu ikipe y'irushanwa araharakina kandi urebye imbaraga zibona zifite ariko twebwe abona bacu waba ugasanga ugasanga yari afite imyaka 23 barayikata bayigira 15 ubwo bamwe imyaka ingahe 7 umuntu yakina nyuma y'imyaka 13 ugasanga umuntu afite uruhara kandi yari afite irende 2011 ugase byagenze bije nyine kwera gushaka intsinzi cyane turabeshya cyane nese nk'ejo basimbuza urugero uramwana bita muzungu bashyizemo muri APR nta kina trajectoire ni Marine Bugesera bench ya Bugesera APR Amavubi isugura umuntu urajya kumubwira ngo ajye gufata mu gihe uhura na Maroc ngo we ngo ca kuri Ashraf Hakimi babishoboka nawe nyine shyira mu bwenge bwawe sumu winga mushyire 11 ajya guhura na Ashraf Hakimi wa PSG kandi Hakimi n'umwana afite 26 gutyo none se Ashraf Hakimi mureba na Emiri Bayisenge ubahagaritse anga wavuga ko umuntu ukuzarinde Emiri none se kwera ko Hakimi afite nyine process bagiye bacamo ariko twe umuntu araza agatsinda agatego kamwe ngamavubi agahita umustar ngamavubi yamara guhembwa 400 twa peri agahita ava muri ghetto y'ijana akabagiye mu 25 ubwo sagura ngahe 5 akabagiye muri Lambert udufaranga arafite imodoka arafite akaba ayitanze akaba arasaze ejo mukibaza ngo yagiye neza wakina football ntago bibaho tuba twarakuriye mu buzima bw'ubukene wakubita ifaranga rya peri 025 umuntu akaba arasaze ugasanga
n'agasheri bakuranye cyangwa abakobwa bakuranye biga segonderi ntashaka kwikoza ndarashaka ngo wagarukire muri kimwe cya kane muri Miss Rwanda yashana wazi umuntu yabaye iki ukibaza umuntu agiye ati abanyarwanda bibaza ngo umuntu agiye ati nubwo buzima turimo ntabwo ari amavubi yakomera tudafite umushinga ugororotse ubyara abakinnyi nk'ubu mutoza ashobora kugenda nk'ejo abakinnyi abanyarwanda abakinnyi dufite ubu ngubu turukoresha tuvuga ngo barakomeye mubandika ahantu mu bafotore mu bashyira ahantu qualifiers zizakurikira za AFCON nta numwe uzaburimo bazaza abandi bashya bazaba barashaje abangaba bazaba baragiye yamaye nka data ngaho ndi turi umwaka ni twawurangije turabura ukwezi mu mpera za mu mwaka utanga iki gihe uzibikira ino jambo abangaba twakoresheje ejo hazabasigayemo nk'umwe wenyine sinaryimana abantu ni ukubura ikintu baba bizakemuka bite ni gutyo tuziberaho neze ninde wabidukorera se nta wabikora cyane nira abanyarwanda kandi byaranze nese uyu munsi niba Djibouti ikadutsinda igitego ikongera ikaryama i Kigali ibaza igihugu nka Djibouti yavuga ngo ndaza nkiniri wawe ikaza gutsinda match ibanza ese buriya tuba tuzajya Djibouti kwa Djibouti bari kutwicirayo twari kuvayo ariko dukubita nka 7 nta mufana w'umunyarwanda uriyo ntaki ibyo bavuga utabyumva nta his excellence uri buze byari kugenda gute byako ari insazi ari Bengazi irava muri Libya abakinyi bakinye ejo regabura bakina mu kipe usibye umukinyi umwe wagiye amasimbe nimero 9 Fahid Mohamed uratsinze igitego niwe wenyine ukina hanze bari bazanye akina muri Montenegro yagiye amasimbuye abandi bose bakina imbere mu gihugu mu Rwanda niba tuvuga ngo dufite umupira dufite abakinyi twa selectinga b'imbere mu gihugu equipe CHAN yakina n'iri ya Libya biragoye ariko urashaka kujya muri CHAN kandi Libya bazavana umwe gusa abandi nibariye ujyanye ikisi oya tara n'abagabo bari seri equipe nationale nyine uribona ukabona nabo n'abagabo bari seri bazi ibintu ariko se wowe umuntu hamagaye Kensi aramubwira ati mwaramutse Kensi ashaka kukuvugisha ati uramukinnyi mwaguze muri Gasogi ngo ushaje ngo urano umufana nyine ya context banga abakinnyi bacu barashaje ariko nyine ku rundi ruhande hari igihe ushaka kumwumva ariko wenda nubwo abavuze ibintu bitari abantu bakuru ariko nyine nawe ushaka kwibaza ni gute abantu 30 bagiye mu gikombe cy'isi mu myaka 13 nta numwe ushobora no kanagira mu ikipe ya CHAN ntabwo wabyibazaho birababaje kandi bari bafite 16 ans nuvanga abangabo babara mu mupira barako byibuze ku myaka 30 nibwo ukina umupira wundi w'abagabo ariko nta numwe usigayemo hari abasaze kubera ibibazo ibyo bwenge abagiye mu byo bwenge birabasaza kwese udufaranga babonye batigeze badukoraho tugahita tumusaza abandi barawuretse ibereye muri Amerika wagize ishaba kibonera umugore muri Amerika ufite visa akabarambutse akabacitse isereri ya Kigali nuko ariko abenshi ngo baza no kwifotorezamo baryo n'umungarara Mavubi se Mavubi hari umuntu ugera akavuga ati giye ngubu byanarangiye nta muntu uzongera kugira icyambaza cyane ugahita usara tuvuga ati umukobwa natinyaga none ndamubonye yigure ka benzike kumubwira ngo dropping ngo uranywa Hennessy 9 ajya Hennessy gura ngaha ahantu nzi Hennessy ya hatari ego ki hatari gure 200 reka dufate wenda ibanganyije iyo umukobwa ukiga kunywa muri Sky Lounge House the Wave igura 1250 wenda twere kwivuga hano hahenze wenda cyane ahantu nyine habanganyije nk'umuntu uri gutangira gutereta avuga ati nje nanayigura akavuga ati bayiguhe wabona uvuga ati baguhereze iryitanu wenda iryitanu reka dufate hagati y'isano na desa yego uterese umukobwa unywa Hennessy byibuze imwe buri cyumweru buri weekend wenda izindi weekend abayinywera wenda mu mibyizi abayinywera utu amusteri niki cyangwa akisha muri savana akisha urumva ndi kugira ngo wereke nyine uburyo kubera nyine ubuzima abakinnyi barabayemo iyo bamaze kubona donc hano uvuga ngo ubuzima butangiye kuba bwiza ibi bakurura none bikabasubiza inyuma ntahembwa wenda tuvuge 500 ku kwezi yahembwe tuvuge urugero yahembwe uyu munsi wa 5 yego arashyiramo fuel arishyura inzu full tank inzu ya Desa ashyiramo full tank ya benze nka indi yaho ubwo 300 aragiye turasa nagiye hasiganga hasigaye Desa azarya iki uzigikurikira se uramwandikira umwishyuza 5 byawe yana ngo bro ngo tumaze igihe tudatsinda abantu
ngo prime yarabuze Oh yes. umukinnyi nashaka abakina muri APR iyo imaze iminsi idatsinda ukaba akuri imidani 10,000 kandi barayibahembye aravuga ati tebara ntabwo turi gutsinda ati prime yarabuze ati ni kudusengera kabisa ati byaranze ubuzima bumeze nabi ntihasigaye za Desa agiye handi wambwiraga niba bajya mbwira Sky Lounge aguze iyo cupa kandi umukobwa ntabwo ari buze wenyine bro yego azana n'abashuti n'abashuti bo aba besto bihisha muri za savana bakora udushoti bihinahina banatereka agatabi ahava ahamagara abati musaza nyureza ijana rero cyane ati imodoka yangira kwamye bari kuyikora ati bancijana ni ndajya kuri banki ndayakora ndayaguhereza arayafite se arayafite niyo mpamvu birangira se ntago basevinga ariko nawe wisebye abakiri ntago ari kubasebya ndi kubwira ubuzima bacamo ndi gukurabura oh yes nese iyo birangiye ntago tubakora fundraising ku radio ngo barapfuye barashize sinaryimana honest byarangiza umupira ukabura munaniye za forume yarafite aperigate kurekura aperi bari kwe barasara ariko udasaza barokotse hari umukinnyi uzavuye muri aperi mwirukanye agakomeza agakina kuri level haruzi batubwire batubwiye muri comment nuvuga ngo yikanga yabaye busy mu bindi bintu apana concentration ya match se ntitubazi se babaga bafite match nk'umutoza akamubwira ati niwe nshingiye hejuru urankara nk'ishirongi kuntu bimeze avuga ati ejo mbabarira turakinira ku mahoro ejo niho uzabanzamo umuniga nka saa 8 akurira nk'igipangu nk'iki agahita yinagano kari akarikasito akabara sinze agatasa 11 kandi afite match saa 9 uwo muntu se wamugira ute bamubuze wagenda makuru nayo mamuzi kandi wapi ari kubanzamo abawe ati ni wowe dushingiyeho uyu munsi wihangane dore mugenzi wawe yagize ikibazo afite amakarita 2 ejo niwe ugomba kuduheka turwaneho uzayibaze Jimmy Mulisa iyo story arayizi byamubayeho atoza APR abwira umutipe witwa Marite Fabrice uramuzi oya ntago muzi Marite Fabrice wakinaga no muri Kiyovu umuhanga cyangwa umupira twamugeraga na Tony Cruz diga bibaye ejo bundaha nta myaka nirashira aramubwira ati giye uyu munsi urabona ko bayanike bafite imvune biki byose no gomba kubanzamo bagiye muri lokali Shyorongi bigeze nka saa 8 utwari tutarangira gufunga za saa 8 nyine banywa furu none ari bari mu kabari inshuti umuntu uziranye na Jimmy Mulisa nyine banavuga namubwira ati ukiniwe ko mubona aramuhamagara toza nyine buri abatoza iyo ufite match araranye n'abakinnyi hano muri hoteli ntagasinzira yego abagenda yumviriza ngo yumva hari umuntu uri kuri chat uri kuvuga gutyo ngo yumve ibiki byose ubwo umuntu avuga ati Marite kari hano ubwo yari umufana wa APR umutipe aravuga ati uramubaye ati gikari turi kumwe ati ari kugura cyane ati atubwira ngo ejo ni 3 urumva muri tete ntago bishoboka ibyo bintu ahamagara kuri gate aravuga ati mucunge neza inguni zose z'igipangu hari umukino ubuze gusimbuka urumva Marite bagiye kubona saa 10 nka saa 11 n'igice babona arahingutse za mu gitondo asa nabi cyane babona arahingutse n'ibirenge none ataya asa nabi cyane aravuga ati yewe Jimmy Mulisa yararize yamubonye ararira kandi wowe muzamuye amuga ati ngwino muri APR tarufite ushaka kwicara nk'umwaka ariko ugenda ukina utuntu duke ariko sezita uzawurishanyaraza yakinye no mu Mavubi azumupira yafataga barakicisha mu bantu nka 30 birangira byanze kubera ibyeri sinzi ukuntu byagenze cyangwa harimo n'ikindi kintu yari n'inshuti yanjye akambwira ati bibanza barandoza Martin yaratoje cyane ubu ahagaze he sinzi meruka mubona ari ahantu hano ari inshuti yawe Martes ubushuti bw'iki abantu barazareba iki kiganiro ngiye mvuze kuri Martin numva nanarira yende cy'umupira ateraga ese bo hari ikintu cyakuriza keretse bashyize gereza biranga pe uziko ari muri yagize haragaruka gatoya
akina muri Kiyovu ari ukuntu yagarutse agaruka muri Kiyovu atera umupira atari abantu baramuzi Kiyovu yari yaryanaga yambara 23 polisi biramuguze urumva apera kuri kuyegura n'ibibazo Kiyovu ikakuzamura kuri forume ukajya muri polisi urumva ubuzima buhindutse kwa batangira kugura benzi batwara nyine nangize wone inguru oya atangira donc kureka ibiro dufaranga birongera biranga arongera arasi ibaze gukina mu ikipe nka polisi iguhemba 25 prime nta polisi byose ni kimwe noneho polisi yo ni ikipe ushaka gukinamo ntunikore ku mufuka polisi bumva mu myitozo ikujyana kuri mese kurya polisi niyo ufite benzi 10 yiza gufata mu rugo ntago ishaka mu gihe uparika imodoka ku kibuga ngo aje mu myitozo irazenguruka ngo shoferi wabyuka kare saa 10 ngo yabyutse agenda bafata mwese baboburisha gutura hano ku muhanda hafi agenda bacaho bagahita bajyana ku kibuga mukanitiza mukabavanayo mukajya kurya kuri mese akongera akabatahana iyo niyo kipe udashaka kodesha yibera kuri lokale bafite inzu Kanombe musi y'ikibuga aho niho nabo neze urumva uhenga najya nibero nka saving zigukodesha kuntu bihenze gusavinga se barabyemera ati bati giye mpembwa 800 ngiye ko muri lokale giye uranzi ngiye uranzi mukude sasa ni ibibazo bikomeye cyane Amavubi akeneye ko cyetse nka leta yahagurukiye kavuga ati ibintu ugomba kugenda gutya na gutya na gutya ariko babapimye ibiyobya bwenge bose oya bura ntago wajya gupima abantu ibiyobya bwenge nta case yabonetse yose nta suspect wapi ese ro barufatanye oya akurumva nese mukude ko bagiye kuza gupima abanyamakuru mwese ntibazi bazapima iki alcohol alcohol so barazipima ko bazipima umuntu utwaye barayipima yaka oya bazapima iyo ufite mu mabwire bati revo ya yose revo ya mungu inzoga gusa mbo inzoga ariko si icyaha nagari icyaha nagari icyaha nyinshi yibaye nyinshi nyine ni nagomvishe mushiki wawe muheto ko bamusanganye ariko yaratwaye weze gutwara we none bamupimye no mu maraso alcohol nyine afite mu maraso rega bamuheto banywa n'inzoga buriya ngo ni danger banywa n'inzoga ziremereye so babanywe cocktail birabya zitwa za Jack Daniel ubwo alcohol ya Jack Daniel n'umuntu wanyweye twa za Skol Lager bahuza ntago byahura yego mukude hari video rero yawe tutarajya mu bintu byinshi nambaye ubusasa iyo ngiyo irashakishwa reka nyikumvisha Kurikiye nibereye Nyabinoni ndabemera sana Musabye Imana Emmanuel Saddam kuri kogeza wenyine ikibazo cyo ni kiye wowe ushinzwe abakozi bisango wowe gahunda nagaruzi panga bro twubahane muri 2024 pira hano ni ryari hano ni ryari aho ni muri Afcon aho intangiriro z'igikombe cya Afrika kibihugu kirangiye none uyu muntu se uyu munsi wari wabyutse ute hari byari nka saa iri match ya saa 10 yego za kumanywa hari saa 10 nko kuwa umuntu baraguhamagaye umufana hari ku cyuma hari samedi hari samedi yes umuntu baraguhamagaye yari comment kuri YouTube ubwo nyine biriya yitwa Musabye Imana Emmanuel yarambajije ndamusubiza yakubashije guteza yarambajije nyine biranavuze yarambajije ko uri kogeza wenyine si ibyo ngibyo byaramurebaga ndetse rero kumusubiza gute wamusubije gute hano maze kubikina oya agasubiremo karakano kuno ntago mbyibuka wewe bibakinira ariko izuba ndumva ari atari wewe bibakinire ariko nyine cyabaye uriya mutipe yari asanzwe ari umufana nyine w'ikiganiro yari umukozi w'ikiganiro sinzi niba kigikunda ko sinyigikora icyo gihe wakoraga ku Isango nari imeze neza ku Isango noneho ko match twazagezaga turi babiri n'undi witwa Blaze noneho ndeba nyine comment nyine uko ubibona nyine imbere yawe arandika ati none se ko uri kogeza wenyine none bimeze bite urumva nk'umukozi w'ikiganiro bagira ngo amenye details zose urumva rigiye nk'umuntu kwandikira commentaire agasanga
swat uri muri situation ya comedy cyangwa se wibere mu tundi tuntu yego ugahita umwahuranya wowe abantu bakagira ngo uramwahuranyije cyangwa se ukabona nyine umuntu we arashaka kuguprovoka yego ukamwihorera ushinzwe abakozi bisa ariko ramuniga nese twaje tuzaranye kuri Facebook nyine twanyandikira kwako nyine bamuzaranye n'umuntu wenda umukunzi w'ikiganiro bisanzwe ariko nta mutima mubi warurimo kuko ninya bino nagiyeyo wagiye kumureba se mwarabonanye cyane oya nagiye muri zone yabo ndayoba none arambwira ngo uwo murenge uri kureba urabona ugeze i Muhanga hari ukuntu umera nk'udevi ukajya ahantu bacukura amatini ugakomeza hasi ukagera wagera kuri kaburimbo ukadevi ukinjira umuhanda w'igitaka ukajya ahantu bacukura amatini ugakomeza imbere ahantu b'igisirikare zinamuhaza ugakomeza arahazi urabona ku gisirikare uhareba nara bacukura amatini ukomeza uri umuhanda w'igitaka ukomeze mpaka usoze ugera ahantu hari umurenge niba ngo witwa gute ahantu ukuru ugenda wambuka amateme n'ibiki noneho tuhageze aratubwira ati kugira mugere aho hantu iwacu dutuye uwo musozi mureba imbere natwe twagendeye kuri map ati nuwo ngo ndavuganira karaka aravuga ati aho sindimo kandi nago byashoboka ofete n'umuntu twagiye gusurayo n'umuntu garavuye muri Amerika tujye kumureba ariko turi kureba kuri map y'umurenge tubona no umuntu hana tuye ni hafi twareye ibirometero tukanona ubwatsi turamuhamagara turamwandikira turamubwira ati se kuva ngaha turuza ngo ati ni igihe kingana ati n'amasaha 3 ndavuganira kareka batwakiriza ibyo twakiza dutaha katwitahira sasa brag sanzwe nuko abantu babitransform abantu benshi babifashe nkaho mubwiye nabi hari nabwo ko nasinze ahubwo ntago ari wahiye se base nakari karimo saa 10 so basinze ese undi wazikoreza saa 10 inzoga ya saa 10 saa kabiri gafunguye ugatangira gufungura saa 10 tubari saa 10 ubwo wasobanura abanyarwanda ukuntu nasinda saa 10 rero mu kazi noneho mu kazi hehe wawaciye ako kazi nakande nakayo ku buryo ugasindiramo ntago nari nasinze pe barabeshya sada urugendo rwawe rwari runini ariko ngira ngo abantu benshi bakomenye kuri 10 radio and TV 10 ubwo nutangiye kuzana ibibazo wowe nta bibazo nuneze ibibazo rwose mugenzi wawe yitwa Mucyo Anta numwe mu bantu nabo bakora mu bijyanye na siporo buriya biratandukanye twe dukora mu bijyanye n'ubundi abahanzi imyidagaduro ariko cyane cyane byanye music ibintu nk'ibyo fashion n'ibintu nk'ibyo ibintu bya football tubimenye iyo mwaje kutwivangamo cyane mwaje mu bitaramo twabateguriye ariko muri minsi turarutangira kumana mu bitaramo urutangira kuza oyas cyane uzaza mu cya Davis D kuri 29 nzaba mpari cyane ku ntebe y'imbere nzaba nicaye muri VIP nishyuye mfite itike bari nabyo byiza abantu ngira ngo VIP tickets ni ibihumbi 25 ku muntu umwe abantu 3 ni ibihumbi 55 abantu 5 ni 75 noneho by'umwihariko habarimo bucket ya beer akadobo kamustera akadobo kuzuye gashwete genza abanicara rero mu 10 mu bihumbi 10 ubu biracyari 15 byaje ba 15 yego ntacyo 15 ira yatangiye ari 10 nzaba nicaye yego so ubwo rero ngira ngo kuri 10 niho twe tugeze Anta se uramuheruka kumuvugisha Anta duherukana kuri match ya AS Kigali ikina n'amagaju ni iki sinibuka ariko ni nko ku munsi wa 8 wa champion numva Kigali akinaga na ariko mujya muvugana turavuga muhamagare twumve kandi atari mu Rwanda wamenye guteka atari mu Rwanda yabonye posting ari kuri stade muri Kenya oyes ntiwamubaza uti wageze yute namutegeye se urumva neze iyo auditor ndi kumukorera bishingiye kuki oya nk'umujama wawe tugeze muri Kenya gute umujama azi ikintu bita umujama wundi cyari cyo iyo muravuze ngo kananga n'umujama wanjye ni wa muntu uburi ijana kari kuguriza cyane wa muntu ubwira uti bana ibintu bimeze gutya na gutya cyane ndaburaye wakoze na dega ukavuga ati wa muntu ibintu bimeze gutya na gutya akaba ari ubwiza ugira inama dore ibintu byakomeye nateye umukobwa bati wenda nageze gutya nawe ni umwana ndigaragaza none byabaye ibindi ndumva ndi kuribwa ubone we mujama wawe mutezi urumva cyangwa kamubwira ati wenda ngiye ahantu nsanze amafaranga mfite ni make sunikira nka tarani turaza kuvugana iyo no wari umujama wawe kabisa
Anta rero mwahuye gute we na Anta? twahuriye kuri radio Kuri 10 oya we yaranzi before ko natangiye akazi imbere ye bwa mbere yamamagaye ava kuri bavuye kuri Flash bagiye kuri 10 ubu ngenda akora ku Nyarwanda sinzi yambazaga sinzi izina y'ikiganiro yashakaga ari kumbaza ngo izina yagiha ntabwo ni bo wawe wahitamo amazina naye kuko yari yafite nyine ubwo kubera ko icyo gihe nyine kwa nyine umuntu wamuziranye ariko muhura ko mutaziranye cyane nta kintu muziranye kinini ntacyo murahura twongeye guhura rero mu buryo bwo guhura buri deep ngiye kuri radio DC 2022 nko mu kwa gatanu yego murahuye twahuriye mu kazi Annette nawe mwarakoranye bo twabaga mu kigo twarakoranye kuko we yakora kuri televiziyo ngiye ofete ngiye nagiye muri radio nukano nyine bapfa kwivugira ibe batazi ngiye nagiyeyo urana covid ari micogora hari mu kwa gatanu ndumva ari ku itariki 12 gutyo nari kuri studio nagiye gufasha nafashaga register ikiganiro cyo kuri studio bampamagara nka 5:55 urumva bashaka umuntu ukora kuri social media ko uhakoraga yaragiye kuri RBA ngo bazengurutsa amaso ngo babona nta n'ikizamini nakoze baravuga ati se ntabwo waza ko dufasha birihutirwa cyane ntabwo nta kibazo naza nka saa 9 njyayo kuri 10 barambwira ati hano hari akazi kameze gutya dukeneye umuntu umanaginga social media platforms zose ubwo ni za radio DC ni za televiziyo byose nyine cyitwa radio and TV 10 buriya rega haba tele DC akaba radio and TV 10 ruvuga ngo tele DC ni company ukwayo ni group nicyo bita tele DC group tele DC group rero ibamo yandi ma business menshi habamo DSTV buriya ni indi department kwayo akabamo radio na televiziyo kandi kimwe kiba gifite management yacyo none tuvuze radio and TV 10 niho habarizwamo radio na televiziyo ngero ubwo nashinzwe byose ubwo ni iriya Twitter Instagram Facebook na management n'iterambere rya YouTube yabo ubwo ni ibiganiro byakozwe nkamenya ngo ibingibi birajya izisaha gutyo ntabwo ni kimwe mu kiretse kitaza kubangamira iki tuze kugikira no masaha bitewe na audience ya YouTube ifite bati wenda tugira abantu wenda guhera saa 9 z'ijoro muze gushyira wenda saa 12 n'igice gutyo ariko kazi kanje ntangira ubwo baneti bari muri broadcasting nyine ya televiziyo ubwo banta nabo na ba Samu na ba Taifa n'abakazungu baba muri radio nyine ngi nibera radio muri kane aho merukira ubwo nakoraga yabaga muri kane batarahimura televiziyo no viri muri kabiri kabiri noneho ivyo bijyanye na production biba hejuru muri gatandatu hejuru kuri etage yanyu niho niberaga ubwo byose nabacagaho nzamuka ngende wabariye basuhuza ubwo twageraga guhura mu nama cyangwa gutyo nyine bisanzwe mu mayisikariye yego nuko twahuye muramenyanye Annette we mwaravuganaga Annette twese tuziranye nyine ku bibuga bisanzwe ariko ubwo twaje guhura noneho cyane ubwo bari bamanuye banshyize muri radio sasa ubwo ntagiye gukorana nabo kuko ndibuka ko bavuze habaye inama baravuga ati rero tugiye guhindura tukuvane muri social media tukuzane muri radio indani nibwo natangiye kwikubanaho nabo cyane uzukore none ubunyamakuru ofete hari ukuntu buriya n'abana bakizamuka hari ukuntu ugera nko mu kigahano bakaba kugira nka receptionist ariko atari byo bintu byawe cyangwa se nabyo ubizi ariko uvuga uti muri kigo umwanya ureme donc poste remereye niyi ubu bizi nyine ikigo buriya ikigo ushaka uri mu mwanya uhemba menshi ariko utumva nyine vuga ati ntabwo bingiye ari byo nakabaye nkora ntabwo ngwishimiye ntabwo binsaba imbaraga nyinshi nshaka ahantu nshyira agatuza noneho kubera ko hari ukuntu nyine nko mu kigo bakaba bati umuntu se wundi no mu president wa hiye yabikoze handi nyine ukabona ntabwo bakwizeye umuntu kandi bibaho pe ntabwo be ari ukukwanga noneho bose bagatinya kuguha iyo chance byaje kugije kugenda gute rero byabaye ngombwa ko hari igihe muri weekend nka kazunga badahari wenda nka donc hakaba umubare muto w'abantu muri cya kintu cya mu gitondo samudi nabwo bakavuga ati uyu munsi uraza ukore nagiyemo nka gatatu baratuye umuntu ariko gashobora kuba twaramwibeshyeho gashobora kuba social media ari ukubeshya kavuga ati umuntu rero
twakabaye tumubyaza umusaruro muri radio bya social media tugashaka kundi cyangwa se tukaro kundi akagira iminsi azajya azagakoramo hano ubwo ukabona nyine ni ibintu bakora attempt yo kubikora ariko Kazungu ageze arambwa ariko ko yari umuyobozi wa siporo ndavyibuka aravuga ati rero wowe bya social media nibyo byagutunga nyine byavamo mugata ariko inama nakugira fata hose fate social media jya hose ube nka bwana aravuga ati ejo nejo bundi kano kazi ka social media gashobora guhagarara cyangwa se ukaba uri hanze akaba n'ikindi gituma akazi gahagarara ari ukaba ufite offre nyinshi ukaba wabona akazi ka radio ukaba wabona ka televiziyo ukaba wabona aka social media platforms arambwa ati ngiye nk'umuyobozi si itegeko ngushyizeho hari iminsi yo kujya tugukenera mu byizi uze nawe dukorane mu gitondo shireho ibuye ryawe ntabwo nta kibazo ubwo byasabaga kuzinduka nkaza nka postinga saa 4 nkahita ninjira muri tennis sports ubwo buriya radio yumva yo buriya radio akenshi iyo ukora nk'ikiganiro tuvuga ngo kugira ngo abantu bamenye ubuhanga bwa bumenywa n'abantu mukora bimwe buriya niyo babimenya mbere bakabidetecta none uko mugana vuga ati rero bana ati ibintu wabyigiye bimeze gute akavuga ati courage ari nabakubwira ati ibintu bireke biri muri matiko ndavuga ati byarangiye rero deja avuze ati ariko ndirwa mpijya guhiga abakozi ba radio uhari gute kandi ubishoboye arambwa ati rero manuka jya muri kane jya muri radio n'ibyo bikontrara ufite bya social media bahita bihindura vavu nuko nagiye muri FM muri radio ntabwo nagiye kuri radio ndetse ngiye gukora kuri radio ngiye wagiye muri social media Annette rero yari umuntu umeze ute wabonaga ari umukobwa ni mwiza kuba mwiza byo yari pose byari bimeze gute Annette rero kuntu yimereye nge muzi kera nkiga secondaire ko Annette bra yakoze kuri contact kera cyane urumva icyo gihe niwe umuntu yatangiye gukora wiga akurusha experience akurusha umujyi Annette hari ukuntu nyine personality yo kuntu yimereye ni umuntu nyine udashaka ntabwo nyine yijandika mu bintu musanga wenda ari mu kigare cy'abantu kwa usanga mukora nk'ahantu mu kibuga sanga nk'abakobwa wenda muraganira mu mutera story nyine nyinshi oya kuko iwe yazaga twe dutashye twasuzaga saa 7 kabaje gutegura ikiganiro cya saa 12 n'igice twamucagaho nyine ari gutegura ngero ko tuziranye nawe nziko reka mvuga ngo n'umuntu nyine ntiwakumva ngo yaserere na kanaka yego ahubwo mushaka kuganira ukamwibeshyaho ukavuga ati ibintu bishobora kuba byakihuta niko mushaka kuganira ukagira ngo wafatishije pe buriya nanagura cyane abantu bamuzi baramuzi Annette kuriya muva kuri stade musohoka mukaza mukwadana n'ivumbi aravuga ati atagira wishyura akabatamo wowe ukagira ngo wenda ni wowe akaza kwicara uruhande no kuganiriza no gusigira isakoshi bakagira ngo ni wowe uri kuri vola niko ameze ushobora kumwibeshyaho nyine ko yagiyemo ari mu murongo ukaba washaka kumumenyera cyangwa ari bukugushe neza cyane ari ibyo byabaye kuri Antase akaba aribeshye ko wenda afitiye feelings kandi nazo oya none kandi iyo dossier sinyizi kuko iyo dossier je sinyizi iba ushaka kuba yarabaye mbere wenda narahagera ariko arayumviseho nabyumvishe kuri mwavubyumvishe namwe ariko biramutse byarabaye kandi ntabizi kuko nge ntamaziraga amezi 10 kandi Annette nawe ameze nkaho twagendera kuko nge twaravuye na ba Max na Faustin nawe aza nyuma ahubwo ushaka ko byarabaye mbere ariko buriya hari ikintu bita exaggeration kurenza ibintu urugero yego hari nk'igihe ushaka kugera nko mu kibuga asanga abantu wenda bafite ukuntu bibaniye nk'umuntu akavuga ati yaramwimye abantu atabamumereye nabi cyane umuntu agahita bikuza agahita bigira nk'ikintu kinini kuko sinibaza ukuntu washaka gufata umuntu ku ngufu wenda bo kiretse wenda habayeho aramiya kumvikana nyine bya gishuti batereka tubihoshe tubyihorera wenda bikazaba skandali inyuma byararangiye ariko iriya case ntago nyimetiriza kabisa ariko nyine warumva Jeanette kuntu muzi nuko yimereye Annette rwose niyo afite miliyoni aravuga ati muri abasaza banje rwose babahe baba ukibeshya ko yagukunze wowe muricarana kanabwa ati ko wabuze bimeze bite kwa kuntu wajya kwitaba telefone akagusigira isakoshi irimo nka miliyoni abantu bakavuga turamutara uri kuri vora ukababigendera ukamumenyera yakwihaniza cyane Annette baba Annette ni namwiza we nagwigeze umugira crushing oya ko wakumva nyine umukunze nize namwangira iki
ko nta kibazo tugirana Annette mugabo nta kibazo tugirana kabisa. yapostinze kuri Twitter ye kuri X aravuga ati ukuri burya kuratinda ariko kukamenyekana. Nuko nyine bari barabahishe niko kwamenyekanye neza urumva atabarabuye aho. Sasa ngo yaramugubanije habuze gatoya. Yasabagubanye muri ranzi ingana kuriya. Nta kamera ariko zibamo. Zirari. Arese kamera zikoreshwa n'abantu ariko nanone ntazajye umuntu gukanga. Umuntu akayisiba. Oya mushobora no kutayitaho. Ante suku usanzwe umuzi. No umuntu watama umukobwa ku ngufu. Bira bintu nyivyumva nagize impungenge. Ase Ante ukuntu umuzi. Burya atinya abakobwa. Byaba byarabaye yaba yarabaye iki kiraje icyo gihe. Ahubwo ni kwa kuni ushaka nko gukirana n'umukobwa wenda mukorana kwa kunano bakira yo itagukirana n'umuco nyarwanda birimo. Wenda abantu bakabyita ko ari ukugigira. Cyangwa wenda ugasanga hari n'ukuntu usanga umuntu mukorana ariko mutiyumvanamo. Wamukiranya agahita bifata ko agahita afata bya bindi mutumvikanaho agahita bigira ibintu birebire ugasanga nano bati se buriya kandi buriya abantu batumvikana mu kazi baba baza abantu babatikana kana ntibacana uwaka kandi ugasanga n'umuntu murakorana kumwakorana n'amasaha 10 ariko abantu babizi ko nyine hanze y'ikibuga nyine mudakorana wenda haba nk'ako kantu kakoroshaje ugasanga bati wimenyera ati n'undi munsi ariko urambwira ko ariko uzafate nk'ahantu nawe uri gushaka koroza urambwira ute ko gukirana bisanzwe ko ushobora gucapura umuntu telefone ntiza ndebe pochette ncyaguze byahura no kujyana kuri sex ariko se waba uri umusazi waje gufatira umuntu mu kazi ngo hari mu gitondora none se iriya nzu ya Teledis kuniteye bari bagiye gukora cyangwa mu gitondo se ngo hari mu gitondo none se studio radio diskuniteye nese umuntu se yakwibe umuntu se bamurambika he rega basore nkamwe mu bamuzi ukuntu mubikora munahagaze studio ya 10 ukuntu imeze igipande kimwe cyuzuye amakamera bakoresha muri studio uwinjiye gutya uje gutya ugiye kwebera ikiganiro yinjira yicara mu ntebe ntandi hano waca abaje bicara ku zindi ni ukuzenguruka ugende wicara neze ubwo wamurambika he ku meza se ega nagwe yabashije kumurambika ngo Urusha imbaraga anta yashatse kumufata yamunanira buri umukobwa nagwe yapfa kuguha umufata ngo handi umufata akavuga ngo ndemeye ntawuzi hoye irega nimwe mu bizoberemo abantu bakoze na Anta oya Anta ko umuzi nago ibintu by'abakobwa ntabwo mimetiriza ni ukuri ahubwo sinzi nuna mugore uko yamuterese umugore we Anta ntabwo nigeze mubona muri sirikwi zo gutereta ni ukuri kandi nyese kuzi nabeshye ngewe twe twagezemo tukajya tuganiriza abakobwa bahari tukabatereta cyane we yiturije ariko abana arabigendera kuri muganira tukanasohoka kandi n'umwe tukanasohoka nk'abakozi kugira ngo umukobwa ati umunsi ariko twakigiriye roast kure uko bimeze twakigiriye mu gisimenti cya kigishyushye kera kitarasenyuka kugira muga mukitamo mukitahira ariko Anta nta sinigeze mubona n'umukobwa kuva namumenye wapye wenda bikora mu bundi buryo gushaka gusanga wenda nk'abapadiri nk'abapasiteri usanga abuza abantu kuzoga mu rusengero ariko akayinywera mu rugo keretse niba yari ngomeze nk'abapasiteri bayisindira mu rugo ubundi gushaka Annette mugabo kumuganiriza nzamukubariza iki uzamaze niba namubeshye ibyo navuze Annette ko yakuguriraga inzoga oya navuze inzoga ngewe kareka nta nzoga navuze ko yagusigiraga isakoshi irimo miliyoni oya ntabwo navuze ngo ninjye yayisigira navuze ngo ashobora no kugura isakoshi irimo miliyoni akajya kwitaba phone muri metero 30 ukayisigarana kagucunga kandi mudaruka no kuvugana mwici nta muntu akwizera Saddam mu kudenga musigire miliyoni no nayigira nese nayigira ne miliyoni kuko sari ubwa mbere nabanyibonye hoye kubw'ingeso yakunaniye ntabwo ndi umujura wibisha amagambo gusa wibira mu magambo miliyoni wenda nakwesikora ku kamahoveni ariko sinahiba ariko kwiba ni bibi cyane ntago nakiba ariko Annette n'umwana mwiza ku rundi ruhande ndamugushimiye cyane noneho n'urwego ariho ubu ngubu urwego ariho ya mentoringa n'abandi bakobwa bandi bari muri sports bashaka kuzamuka ariko umuntu ujya mu mikino olympique bro umuntu ujya mu gikombe cy'isi muri Australia hagiye bande mbarwa inge na Jarike twenyine igikombe cy'isi cy'abagore cyabereye Australia mwana muri oya umuntu ujya Australia akagaruka ariko urumva umuntu ujya Australia akagaruka abantu bazi ubuzima bwa Australia kuntu bumeze adakwepye bimwe byanyu umuntu ujya Australia akamara y'ukwezi akagaruka
nk'aho umuntu akugejeje wowe niba bakugeza Nairobi wose utagaruka oya sha ngenda nkagaruka Australia singiye passport akira abanza ubabwira hasinyemo ibihugu wagiyemo bi 12 ajya igihugu cya kure hego ntushyiremo Burundi kandi nawe oya Burundi naburimo nukuri Burundi se nindaga muntu ntijyayo Uganda tugira ibihugu maze kujyamo muri iyo passport yawe oya zana mjirebere oya mbanze ngusomere nese ndabibona uretse ba witonze reka mbanze ngusomere byose noneho ndabona amasinyatire uretse gatoya kamere hano hari Johannesburg urumva South Africa Cape Town ni South Africa ngo reka tunabitwalire Joburg byose Uburundi ndabureka hari Kenya Nairobi sibyo Kongo nayo nta diaspora irimo Kongo shiramo na Kongo Kinshasa ni kure cyese no waryigo Brazzaville ni kure attention urumva Brazzaville ni ahantu Monaco mu Bufaransa rahira cyane waragiye Monaco muri training rega abantu bariga rekera no wagiye Monaco ndemeye kandi ukagaruka ariko Australia ngo Annette Lever ariho ntabwo najye kumwipimaho ariko bamufata ku ngufu rega abasore umuntu ujya Australia nose nyine ushobora kubona Lever ariho nziza ukamufata ku ngufu oya niba atagwayo mahirwe se ntabwo icyo nshaka kwitsaho ntabwo kumufata ku ngufu reka twihanganisha rero ariko kuri kuzajya hanze yateguje mukude ndagushaka agakuryo kamwe match yagushimishije ni yihe kuva atangira kogeza matches kogeza match kari nyinshi sungu oya match yagushimishije wogeje ukavuga uti bana hano ndagikoze kabisa nibwo nagikonyora nkumva ni fresh bamwita Saddam Mukude matches okay match yeruka kogeza ni match yahuje Manchester ikina na City muri Community Shield Man itsinda 2-1 nkorera ko kana niyo kaba kama segonda 5 umuntu w'umusaza ajya muri ivyo oya nibyo kuko urumva uyu niwo murimo wawe urugura umuhinzi se oya nanone ivyo ngivyo nari kugusaba isuku kaza ugahinga inyuma yawe hari ubutaka bwiza oya birabyo ntubireke nkubitaka nuko kogeza niyo yaba amasegonda 5 oya rega bura kogeza match bura muri City ngushakire match nyiguye oya ntago kogeza match bura kogeza match bisaba ibintu byinshi bura zira ikutera umuntu aba yambaye hari mu cyo bita background yego bura background itanga ritime namwangaha uromeze nkuri kunsakurisha ira background niyo uri ikora ibintu byose none nkorera kakanu rero kuri ya mutipe reka nguhamagare genda mpamagarire Mukude noneho agusura urawinya bino nise winya oya akira sha mpamagarira Mukude mpamagarira Mukude genda gushyira loudspeaker shaka kukumva kakana nese wagakinya kuko biriho oya kandi wabikinnye ndashaka kugakora tugumva kuko abenshi bavuga ko muwa mwasinze kandi sinjye mbikubwiye ngenyine gakora uri sobo akahese hamagara Mukude niko genda mari hamagare Mukude amamagare gutese kuri phone se kuri amutipe yabikoze ntabwo yamagaye yari comment yo kuri yari comment nikoherereza none se wagakinnye ubu ntabwo wagashobora wasinze we gakira ndongera gasubiremo kugira naza kwibeshya we gakira ngatagira umuntu uvuga ngo Mukude ngaba yasinze rega abantu mukora sport ntabwo tumenye ibintu mufata mukurikiye nibereye Nyabinoni ndabemera sana musabye Imana Emmanuel Saddam kuri kogeza wenyine ikibazo cyo ni ikiye wowe ushinzwe abakozi bisango wowe ako konyine akose niba koko urumva aba bashinja ibiyobyabwenge babone ko muri serious barabivuga se bagenda yari yasinze ngo ngumva ukuntu asubije umuntu kandi ari zo vibes zawe oya gusubiza umuntu se kigaragaza umuntu yasinze nese n'abarokore batukana yegora niko ntabarokore batukana kankubite nomve we asubire umbwira ko ari bigi warunzaniye sinirirwenze nuvuga ngo abantu bava kuba twanyweye se mwanywesha kareka unibeshye ukanywa ahubwo waseba ntago wakurikira match wayirangiza 30 se wayikora wabona abantu rutunyugunyugu abamwumva ngo bariya ngo mwebana ngo babatamiye ngo babameze neza cyane hari igihe ukora match ufite n'inzara man kandi ukayisoza gukubita nindi kubw'urukundo rw'akazi ahubwo burya ntago wakogeza match ebyiri ushonje wowe wayikubita usembi baze boss wahariya hepfo nuvuga ngo uzi ikintu cyakunanira kiretse uyikoze n'amafaranga ufite
ariko nakora match ebyiri mfite amafaranga mu mufuka mvuga ni aho mvira ihene ndayigarika nkavuga ni umuseriveri turi buhure aravuga ati nahuye n'umukiriya ariko nundi muntu dukurikiye ushaka kuba yakogeza match inama namugira cyangwa ibanga namwibira ntuzogeze match wanywe inzoga kuko ushobora gukora nk'ikintu azacicuza ubuzima bwose isi yose ikakwanga ukajya vanga izina ry'umukinnyi ukavuga ibintu bitabaho ku isi amazina y'abari abakinnyi abangaba b'abongereza Byani Nyabinoni abanyadanimarike Byani Nyabinoni niba ari abagereki ntabwo wasoma izina ry'umugereki wanyweye ntibibaho Byani Nyabinoni rero nicyo ushaka uriya mutaramu ibyo yavuze se ukuntu ibyo yanditse asa ndacyabyibuka Brezero nawe ushaka kunzana muri oya karoroshye muri ibi bintu bya karakano karoroshye niko kanuna konyine ahubwo kanoroshye hagitwa Musabyimana Emmanuel yego neze erega buriya match igira vibe zayo zire memory nta kintu wawe nushaka buri kogeza y'amavubi oya ahubwo ushaka gusubira muri abintu cyo petisi yaravuze yanditse ngo uri kogeza match wenyine yatangiye vuga kuntu yitwa nuvuga ngo amazina uri YouTube yo wanditse habari amazina yawe yongera yisubiramo yaravuze ngo yaranditse ngo oya donc ibyo yanditse nje buryo nabisomye ira style ni ushaka yego ira style yaravuze Anshaka kuko we wavuze we yaranditse kamanze ira style nyiga karaga style ngahiga urumva narabanje mera nk'unigijwe nyine abanza musa n'urimira yaravuze ngo yavuze ongera gatangize numve icyo yarimo yatangije amazina cyangwa yararyanditse asoje yashaka yishyizeho mbere amasegonda nibereye Nyabinoni ndabemera sana Musabyimana Emmanuel Sadamu kuri kogeza wenyine ikibazo cyo nikiye wowe ushinzwe abakozi bisango wowe yaravuze mbakurikiye nibereye Nyabinoni ndabemera sana Musabyimana Emmanuel Sadamu kuri kogeza wenyine sakose nako ngabo nonese nese unasinze none wa nta kintu wanyweye nibimeze kimwe na muri kutarumva bimeze kimwe bimeze kimwe kanze mbyegeranye zada reka ngushimire sibyo ntago bihura na kamerama nonese reka ngushimire ariko ubwo urubyiruko mureka ibiyobyabwenge njye ntago ndurubyiruko ngiye kurenga imyaka 35 ufite kandi kusigaye tuyivamo kuri 40 ndayifite baratwongeje 35 40 so nayibona nayisatse ubu ni 40 ni 40 ariko ntabwo hari ibiyobyabwenge nyine ni bibi nta n'umuntu ukiri muto nakifuriza kubinywa kubijyamo kuko ni ibintu ushobora kwijandikamo kuzabivamo n'icyo kibazo bikaba intambara ejo naruze ndeba ikiganiro cya Green P yatanze ari kuvuga agiye gushinga ntuze iki foundation ego avuga ukuntu ibiyobyabwenge byamukereje bari ngo n'icyagukereje mu buzima aravuga ati ibiyobyabwenge reba nyine Green ukuntu imyaka afite kuba nyine avuga ati giye nakereje ati yo mba iyo ntajya kujya mu biyobyabwenge mba ndi ahantu harenze ubwo rero umuntu ushaka ubuzima bwiza ibintu by'amatabi inzoga zirengeje urugero yabireka ariko urareba ugasanga muri ino si tugezemo ugasanga umwana w'imyaka 25 ni umusinzi byararangiye ari kuri cocktail yavanga na mitsingi yashyiramo za savana za exosha za Jack Daniel ariko nyine abantu ntago bacogora kubirwanya ariko birababaje cyane reka ngushimire cyane urakoze cyane